abantu benshi bashaka kunezeza ijuru, abantu benshi bashaka ko Imana ibakunda, abantu benshi bashaka ko Imana ibishimira. Ubu rero twebwe ikibazo dufite, abantu bahitamo kunezeza isi n'iyi Imana yabarakarira. Kuko ubundi buri ikibazo dufite murakizi, abakristo benshi dutekereza nk'umuco wacu, dutekerereza mu muco wacu, n'ibyo Kristo yadusabye guhindura bikatunanira kubihindura. Kuko bari abantu baratwanga ariko natwe tubanyura ahubwo rataya. Yesu yarambwiye ngo n'abanzi banjye nge mbasabira umugisha. Iyo ni imitekerereze yo mu bwami bw'Imana, kandi imitekerereze yo mu bwami bw'Imana ihora itandukanye n'imitekerereze yacu. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ibitekerezo byanjye n'ibyanyu birahabanye, ngo nkuko ijuru ryitaruye isi, ngo niko n'ibitekerezo byanjye bitandukanye n'ibyanyu. Ubundi ninde wabwira umuntu ngo akunda umwanzi we? Umuntu arakwanga akakwifuriza inabi, hanyuma ukamusabira umugisha. Ariko mu bwami bw'Imana niko batekereza. Imibereho yo mu bwami bw'Imana irangwa n'ubwitange. Turigiye ngo n'abantu mwibaza ariko abo bantu bigiye hehe? Turaje turabibona mu ngingo ya nyuma. Muri kingdom mindset ntawe ujye impaka n'icyo umwami yavuze. Ibyo umwami yavuze ubyumvira uryo, kuko ibyo umwami n'ibyo umwami ntabwo ari president. Ntabwo umwami ari president. Yesu ntabwo yigeze avuga ko ari president, ntatorwa. Ni umwami. Mubishaka mutabishaka ni umwami. Ko simwe mwamwimitse. Ingoma ye yarayipfiriye yarayizukira. Muraho mwese. Ngira ngo n'ubwa mbere nje hano muri uyu mwaka, ubwo reka mbabwire ngo umwaka mwiza. So ubwa mbere nje hano, so ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Apostle yavuze ngo arizera ko si n'ubwa nyuma, ariko byose bizaterwa n'uburame Imana iho umuntu. Karabunda akubwira ngo si ubwa nyuma, Imana ikakubwira ati niki kikubwiye ko atari ubwa nyuma, uzageza ryari? Ubwo rero nzageza nimba nkiriho muzambona. Amen. Kuko ngira ngo icyo nicyo cyonyine gishobora gutuma umuntu avuga ngo harimo impamvu yatuma ntaboneka, kereka ntakiri ku isi, nibwo byaba ari ubwa nyuma. Amen. Ariko ibyo nabyo bije nta ribi. Burya Imana itugenera imyaka tuzabaho, kagena n'imirimo myiza uzayikoramo, hanyuma tukaririmba ngo maze imirimo ajya mpa hano mu isi ninyirangiza azampamagara angeze mu ijuru. Siho tujya se? Ariko ntabwo ari byo tugiye kwigaho. Rero barampimye, bampa teme mu Cyongereza ivuga ngo total surrender. Total surrender ushobora kuvuga ngo n'ubwitange busesuye, ariko je nabihinduye mu bundi buryo buhura na Bibiliya, kuba igitambo gihoraho. Gihuri mu buzima ukabuzi ngo ubundi igitambo cyashyizwe ku gicaniro, byose nararikuye mbere kurira Yesu. Haleluya. Ndagira ngo tuanze tuze kureba iyo ntego tuyishyize muri ziriya ntego hano mufite. Ndagira ngo nshimire na Apostle byari byose niba ari wabitekereje, niba yarafatanije na bagenzi be babayobozi. Ibyo ari byose iyo ubuyobozi bwanditse ikintu tukitirira umuyobozi mukuru. Iriya viziyo rero imyaka 5 yo guhindura imitekerereze, tukinjira mu mitekerereze y'ubwami bw'Imana. Ndagira ngo bimushimire cyane kuko ni nawo mugambi Imana ifite, ariko sinenda kubivugaho cyane. Maze igihe ntekereza yuko ikibazo cyabaye mu itorero, ntabwo twigeze tugira a kingdom mindset, imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Sinzi n'umuntu waturoze kandi uburozi bwe burafata. Noneho abantu babaho mu mitekerereze y'ijuru kuruta imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Reka mbere cyuko iyo mitekerereze yombi itandukanye. Iyo utangiye gutekereza mu mitekerereze y'ubwami bw'Imana, utangira gutekereza ibyo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yabigishaga gusenga. Arabwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bikorwe
mwisi nkuko bikorwa mu ijuru. Ariko hejuru yarevuze ngo ubwami bwawe buze. Bivuga ngo ubundi umurimo twahawe ni ugukurura ubwami bw'Imana isi gasa n'ijuru. Haleluya. Reka mbere iki kintu kiza kubafasha kubyumva neza. Wari wabona iyo uhagaze nko ku ruzi cyangwa washyize nibase ukayishyiramo amazi agatuza, noneho ukarebamo ubona ijuru riri mu ibase, sibyo? Uhita ubona ijuru mu ibase. Iyo uhagaze ku ruzi ubona ijuru riri mu ruzi. Bikubwira ngo rero ubundi twebwe umuhamagaro dufite ni uwo gukurura ijuru isi gasa n'ijuru. Niyo mpamvu Yesu yaravuga ngo nimujya gusenga mujye vuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ubwami bwawe buze. Ntabwo yavuze ngo udutegurire iyo, yavuze ngo mu bukurure buze hano. Imitekerereze rero y'ijuru, abatekereza ijuru bo baravuga ngo iyi si si iwacu, tugiye iwacu mu ijuru muze mwisiga. Iyo rero dutekereje gutyo gusa twibagirwa yuko ino si tuyinyuramo tuyihindura ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu turirimba iyo ndirimbo tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, kuko ntawe tugomba gusiga inyuma. Yesu yaratubwiye ngo mugende muhindure amahanga yose abigishwa banjye. Mahanga yose nta numwe dusize. Niyo twabwiriza u Rwanda rugahinduka tukabona Burundi butaraba abigishwa ba Yesu na Tanzania na Uganda na Kongo no hirya yawo, aravuga toya ntabwo mwarangije akazi. Nababwiye ngo mujye mu mahanga yose mubahindure abigishwa banjye. Buri rero imitekerereze y'ubwami bw'ijuru ni imitekerereze ihindura abantu n'ibintu. Imitekerereze y'ijuru ni imitekerereze y'ahantu nakoze ikintu cyitwa privatisation, nkacunga ubuzima bwanjye gusa, hazajya mu ijuru. Ariko nagera Imana ikambwira ati ko buri wakoze ibyo nari nakubwiye, ariko nuzakora atyo nagerayo ntabwo bazamwirukana. Oya, azaza imbokoboko uze ntacyo uzanye, kuko ntacyo wakoze kindi uretse gucunga ubuzima bwawe nk'ucunga ingorofani. Muranyumva neza? Ariko tujya turirimba tukavuga ngo imbere ya ntebe gararayo nzabanjanye iminyago. Nimurekeraho. Hari ubwo muzumva Imana ibabwiye ngo ariko muba mumbeshyera iki. Iyo ni imitekerereze yo mu bwami bw'Imana. Ahantu umuntu avuga ngo imbere ya ntebe, icyambere giye nzahagararayo, ariko sinzahagararayo jyenyine, nzaba mfite n'iminyago nzashyikiriza Yesu. Iyo rero ni imitekerereze yo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ariko imitekerereze yo mu bwami bw'Imana itangirira kuri iyi ntego dufite uyu munsi y'uyu mwaka ivuga ngo total surrender. Uyu mwaka ni mu bumara. Nyakubahwa Apostle, buri mukristo wese wa hano wo muri Calvary Wide Fellowship akabyumva neza icyo bivuga total surrender, kwiyegurira Yesu, kwiyegurira Imana, nibwo muzabona ikintu cyitwa imbaraga ziva mu gitambo. Hari imbaraga ziva mu buzima bushyizwe ku gicaniro, turaza kubiganiraho, ndagenda mbereka n'ingero. Haleluya. Kuko buriya kimwe mu bintu bikomeye erega no mu buzima busanzwe, buriya muzitegereze abantu twita intwari, ukuyemo no mu bwami bw'Imana no mu bwami bw'isi. Abantu twita intwari ni abantu bitangiye igihugu cyangwa bitangiye abandi, tukavuga ngo bari abantu ni intwari. Total surrender, kwitanga ukaba igitambo cy'abandi bakakwita intwari. No mu bwami bw'ijuru rero niko bikora. Reka turebe ingingo zigera nko kuri 3
hanyuma turabaza kuba tugana ku musozo. Iyo umuntu atangiye kwigisha akavuga ko bari bagana ku musozo abantu bagira ubwoba, ariko ubundi iyo wigisha neza abantu bamenya n'ibyo bagiye kwiga, ko nabonye benshi mufite amakaye. Kambanze mbabwira ibyo tugiye kwiga. Icya mbere turabanza turebe ikintu kivuga ngo Paulo umwigisha ubwitange. Zimwe mu nyigisho, zimwe muri teme muzabona zigaruka mu nyigisho za Paulo, turaza kubibona. Yakundaga kwigisha iki kintu, kandi nawe ubwe akavuga ati nanjye nikomeze. Haleluya. Cyakabiri tuze kureba ni inkomoko y'umutima wo kwitanga. Inkomoko, kuko buriya Imana iratuzi. Mu buzima busanzwe barakubwira mu Gifaransa ngo aho umuntu adafite inyungu ngo nta gishora hashyira. Pas d'intérêt, pas d'action. Ikintu umuntu adafitemo inyungu ntabwo ajya agiramo igishoro. Rero hari motivation, hari impamvu igomba kudutera kwitanga, kuko turitanga kuko hari aho biva, ariko tukitanga kuko hari nicyo tuzakuramo. So turareba inkomoko y'ubwitange bwacu, turebe n'umusaruro wabo. Haleluya. Hanyuma dusoza turaza kubona ivuga ngo ubwitange niyo mibereho y'abaturage b'ubwami bw'ijuru. Surrender is the lifestyle of the kingdom. Ubwitange niyo mibereho isanzwe yo mu bwami bw'Imana. Buriya hari ikintu gitangaje cyane. Ejo bundi hari ahantu twari turimo kuganira na abantu bajya batanga ibiganiro kuri za YouTube. Noneho umwana arambaza ati ariko ndagira ngo nkubaze, wowe wize amashuri ubona ibipapuro ndabifite? Simbivugira kwirata cyangwa kugira ngo munyemere, sinanabikeneye. Iyo umuntu angana nanjye ubwo se baba kwemera se ngo bamara iki ko ntawe uzagutora, kutazajya kurambagiza ngo bazaguha umugeni. Nyine byo wirataga byose ushatse wabyihorera, ubushaje. Ibipapuro byo ndabifite. None umwana arambaza ati ko turabizi ufite ibidiplome, ibipapuro urabifite, kuki wanyuze mu nzira itagushyira ahantu haguha amahirwe y'icyubahiro n'ubukire? Ndamubwira nti uzabaze Yesu icyatumye amanuka mu ijuru ntazane n'ingabo z'abamarayika ngo zijye zimushagara. Imibereho yo mu bwami bw'Imana irangwa n'ubwitange. Imana ikubwiye ngo jya hariya nihujya. Reka rero turebe ibyo bintu, turebe Paulo nk'umwigisha w'ubwitange usesuye. Buriya reka tubanze dusome igice bahereyeho bafatiriya ntego, kuko ni nacyo gikubiyemo ibi byose tugiye kwiga. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Kandi ngira ngo muramenyereyewe ni gutya nigisha ngenda buhoro nk'abasaza. Ariko muzehe yari yansinze ibitego, we nabonye gifitemo agafaya. Yamaze no kwigisha hamagara n'abasirimbo, n'ubu njya mubona sirimba ndabona uriya musaza ndamwemera. Cyafitemo akariro nyine ko gushyushya. Rero ngewe ngenda nkagabanya gake gake, hanyuma nkigisha gutya kugira ngo mubone nuko mwandika. So 5:14 haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wapfiriye akanabazukira. N'aya magambo tugiye kugenda turavanamo niki kidutera kugira uwo mutima w'ubwitange, niki tuzakuramo imibereho yo mu bwami bw'Imana. Paulo rero nimureba mu nzandiko ze ahantu henshi ahangaha yarabyanditse, ariko nimwicuma mugasubira mukajya imbereho gato mukajya mu Bagalatiya n'urwandiko rukurikiyeho mu gice cya 2 umurongo wa 20 aravuga ngo nabambanywe na Kristo. Haleluya. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Bivuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Urumva hano Paulo avuga ati jewe kubaho no gupfa
Jye ndiho ariko si jye uriho, ni Kristo uriho muri jye. Bivuga ngo naviduye ibyari muri jyewe, imyumvire yanjye, imitekerereze yanjye, imyifurize yanjye nabikuyemo nshyiramo ibya Kristo. Haleluya. Kuko ubundi n'iki Imana ishaka, nimwitegereza neza ubwitange bwacu naho bubabuganisha, ni ukurekura ibyawe. Kuko ubundi buri ikibazo dufite murakizi, abakristo benshi dutekereza nk'umuco wacu, dutekerereza mu muco wacu, n'ibyo Kristo yadusabye guhindura bikatunanira kubihindura. Kuko kakubwira ngo ariko mu muco wacu tugira dutya, nkabwira noya niyo mu muco wanyu mwaba mutekereza mutyo cyangwa mugira mutyo, iyo Kristo yavuze ngo ibi bihindure bigomba guhinduka. Niba Kristo akubwira ngo umwanzi wawe ntukamwange ujye umusabira umugisha, bani kugwira ariko bari abantu baratwanga ariko natwe tubanyura, ahubwo rataya Yesu yarambwiye ngo n'abanzi banjye njye mbasabira umugisha. Iyo ni imitekerereze yo mu bwami bw'Imana, kandi imitekerereze yo mu bwami bw'Imana ihora itandukanye n'imitekerereze yacu. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ibitekerezo byanjye n'ibyanyu birahabanye, ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo niko n'ibitekerezo byanjye bitandukanye n'ibyanyu. Ubundi ninde wabwira umuntu ngo akunda umwanzi we? Umuntu arakwanga akakwifuriza inabi, hanyuma ukamusabira umugisha. Ariko mu bwami bw'Imana niko batekereza. Kuko buriya ni ikintu mudashobora kumva. Buriya utangiye kwishushanya na Yesu, ugatangira kwividura, ugatangira kwikuramo ibyawe, ugatangira kwikuramo ibyo warazwe n'umuco, ugatangira kwikuramo ibyo warazwe n'abigisha bakwigishije, ugacengezamo ibya Yesu, usanga bikomeye. Ariko kugenda ubyakira, ukugenda uhuza imitekerereze yawe n'iya Yesu, ijuru rirakwishimira. Haleluya. Turaza kubibona. Kuko buriya biba byabakundiraga ngo mubyumve, abantu benshi bashaka kunezeza ijuru, abantu benshi bashaka ko Imana ibakunda, abantu benshi bashaka ko Imana ibishimira. Ariko Imana ikakubwira ati ntabwo nigeze nanga kukwishimira, nakubwiye ibyo ugomba gukora kugira ngo nkwishimire, ihutire kubikora. Yesu yigishije abigishwa be muri Yohana 14:20 arabwira ngo mva, umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Haleluya. Ngo kuko umuntu niyitondera amategeko yanjye, mu yandi magambo umuntu niyiga gutekereza nkuko nshaka, ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, tuza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Iyo rero winjiye muri iyi mitekerereze y'ubwami bw'Imana, ugatangira gutekereza nkuko Yesu atekereza, igikundiro cy'Imana gitangira kukuzaho. Kandi igikundiro cy'Imana cyakujeho, nasanze muze yarimo kwigisha kuri ba Danieli, nasanze bariya bose ikintu bahuriragaho, bari bafite igikundiro cy'Imana, kubera ko aho kugira ngo basuzugure Imana yabo ngo bunguke iby'isi, bahitagamo yuko isi banga ariko Imana ikabishimira. Haleluya. Ubu rero twebwe ikibazo dufite, abantu bahitamo kunezeza isi n'iyi Imana yabarakarira. Ariko ba Danieli bageze i Babuloni barahareba, Danieli abwira Shadrake na Meshake na Abedenego arabwira ati muzibasha, mureke tugambirire kutaziyandurisha ibi biryo byaterekerejwe ibigirwamana. Muzehe yavuga ati baragiye bati burashobora ko bararwaraga n'ibintu by'intumbyi n'ibintu byose. Kavuga ati wenda ibishyimbo bizadutumbiremo, ariko ntabwo tuzarya inyama zaterekerejwe ibigirwamana ngo tunywe na divayi yabo. Erega burya hari ibintu batatubwira. Ushobora kubona umuntu abyibushye yatumbye inda ukagira ngo arabyibushye, ariko uko byagenda kose Shadrake na Meshake na Abedenego baravuga ati kiriya gishushanyo cy'umwana. Danieli we sinzi aho yari yagiye, ko ntabwo yari ari hamwe nabo, ariko n'ubundi akazi bari baramuhaye gashobora kuba ariko katumye ataza, kuko bari batumiye abaguverineri b'intara, ngira ngo n'abameya n'aba executive b'imirenge, ubwo ndashyira mu mvugo yumvikana. Ariko Danieli we akazi yari yarahawe nako ntabwo kari koroshye, ngo yari umukuru w'abapfumu n'abacunnyi n'abakarudaya n'abarozi umwana, kwibaza umukozi w'Imana. Ariko buriya Danieli uko yabikoraga naragusobanukiwe.
iyo bajyaga muri ibyo byaho byo kuragura ibicu n'ibindi bavuga ati mugende mwirwariza nimurangiza muze kumpa raporo y'ukuntu byagenze. Hanyuma akicara agafunga ikirere bagahamagara ibigirwamana bikanga gukora bakaza bavuga ati bya bintu byabuze igisubizo tenga nkibajyanira hano kirahari. Ntimwabibonye se? Inshuro ebyiri umwami yarose inzozi abapfumu abacunyi abakonikoni n'abakarudayi. Izo zari inzego enye z'abahanga muri Babuloni babura igisubizo. Bibuka ko Daniyeli agifite. Buryo icyatumaga bari gifite yabaga yafunze ikirere. Kabwira Imana ati maze wigaragaze nk'Imana kuko biriya bintu nibe bananira nkaguhagararira baramenya ko ari we Imana yonyine. Kandi muzitegereze inshuro zose Daniyeli yazanaga igisubizo umwami yaravuga ati Imana ya Daniyeli niyo Mana. Haba ku gihe cya Dariyo nasanze muzehe yigisha igihe bamunaga mu rwobo rw'intare umwami yari yategetse gusenga nta yindi Mana iriho ku kwezi kose. Kuko bari barebye babona Daniyeli ngo nta kintu bazamufatiraho uretse ko yubaha Imana ye. Aturetse biriya bijyanye n'Imana ye bo rero ntibari bazi ko ari nacyo kimuha imbaraga. Bibwiraga gusa ngo ni ibintu by'imihango n'imiziririzo abamo ngo abazunguza amaboko areba Yerusalemu akati birase byo kuzunguza amaboko. Ni umuhanga gusaza ubwenge ariko ibindi ntibamenye ko imbaraga za Daniyeli zari muri uko kuzamura amaboko asenga 3 ku munsi. Haleluya. Kuko yari umutima we yari yarawerekeje ku Mana. None Imana ikavuga ngo Daniyeli mwamubonye umugaragu wanjye Daniyeli uriya nkunda Daniyeli. Muzasome mu gitabo cya Daniyeli. Muri no minsi nihaye intego yo kuzarangiza Bibiliya 3 muri uyu mwaka. Mu busaza bwanjye nzagenda nongera umubare w'inshuro nyisoma ku mwaka kuko nta kindi mfite nkora. Kwibanira n'Imana nka gitondo iyo mbyutse madame arimo gukaraba agiye mu kazi giye nta kazi mba nenda kujyaho ndicara nkafata Bibiliya yanjye nkavuga nti ndasoma amashapitiri 10 yarangiza. Ejo ndi rero narimo gusoma igitabo cya Daniyeli nicyo narangije ejo. Ariko mundi jambo ribamo iteka ryose marayika Gaburiyeli iyo arimo kwipresenta kuri Daniyeli ngo ndi marayika Gaburiyeli umuhagarara imbere y'Imana ngo none Daniyeli mugabo ukundwa. Kumva mu ijuru ufite izina nk'iryo bakaza kamubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa ngo igihe watangiraga gusenga ngo barambwiye ngo nkuzanire igisubizo mugabo ukundwa. Ntabwo nzi uko mu ijuru banyita wenda umunsi marayika ariko sinzi ikintu cyo Yesu yamuhaye kubona marayika ataraza kumbwira uko ariko buriya nuko ababizi ko nubundi byo yagombaga kumbwira ubwo mbizi nta mpamvu yo kumpumuriza kuko simpangayitse. Ariko ijye nenda kubabwira nkundi iryo jambo ngo Daniyeli marayika akaza akamubwira ngo mu ijuru niko bakwita ngo Imana yambwiye ngo ze nkubwire ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Ariko niki cyatumaga Daniyeli aba umugabo ukundwa? Ni wa mugabo wemeye kutarya ibiryo by'i Babuloni ngo yishushanye n'abaho. Ni wa mugabo bashyize mu kazi k'imisoro y'i Babuloni ntiyatekereza ko abonye uburyo bwo gukira. Aravuga ngo ya Imana yanjye ntinyemerera kwiba no gukora nabi nzemera njye bike ndyame kare ariko sinziba. Abandi bati ikivuna mweto ntabwo gituma twiba mureke tugishakira umupango tugikure mu nzira. Ngo bashaka bamutega imitego mu kazi. Bageze baravuga ati murabizi Daniyeli ntaho tuzamufatira mu bijyanye n'akazi kuko ntahusha. Haleluya. Ntarangara ntahusha. Cyama abakozi bameze nk'abo Mana bakajya bavuga ngo nimushaka umukozi kingdom mindset imitekerezo yo mu bwami bw'Imana tugomba kuzageza ahantu tuba abaturage bo mu bwami bw'Imana ku buryo bakubwira ngo iyo ushatse umuko ntabure w'umurokore uba wizeye ko amafaranga yawe agiye gutubuka. Kuko twebwe iyo tugiye hano tumera nka Yosefu ukazana ikiganza gitubura wakora ku butunzi bw'umuntu. Muri buka Yosefu ari kwa Potifari umwana uri dedicated ku Mana ari kwa Potifari. Haleluya. Njya bitekereza nkumva nkumbuye ba Yosefu tuzagira ba Yosefu ryari. Potifari ngo arareba aravuga ati uyu mwana kuva aho yinjiriye muri runo rugo rwanjye inkoko zanjye zarugutse inka zanjye zirakamwa menshi uyu mwana afite ukuboko ngo amushinga iby'urugo rwe byose. Haleluya. Ariko bukeye burya kirogo ya za Satani ntizijya zibura ko na madama aramureba aravuga ati iki gihungu koko gifite igikundiro. Buriya rero nkubwiza ukuri abakozi b'Imana muri hano cyane cyane abakiri batoya
iyo ubwiza bw'Imana bwakujeho ugira igikundiro no ku bantu, kandi iyo ugize igikundiro no ku bantu hari abazagukunda mu buryo bw'umwuka, hari n'abazagukunda mu mubiri, muri kamere. Umuntu aze nyine akubwira ati ariko nagukunze, ugire ngo ujya wumva abakozi b'Imana bagiye bagwa bose suko bari abanyabyaha. Oya, igikundiro cy'Imana, amavuta y'Imana arahumura. Noneho abantu bose bakaza bashaka kuguhobera, abandi bashaka kukwifotorezaho, abandi bashaka kugira gute. Noneho we waba urangayeho gatoya, Satani agashyiramo n'intumwa ze zikagukwegera ku ruhande, finished, cya gikundiro kikakuvaho. Kuko igikundiro cy'Imana kiva muri uko kwitanga, ukanga ko. Nibyo Yosefu yabwiye uriya mugore amubwira ati madamu, ntabwo ubizi ibyo ubona hano, iki gikundiro nuko nubaha Imana, sinshobora gukora ibyaha indeba, kandi n'umugabo yangiriye neza sinamuhemukira. Ariko ngo ibyo kwa Potifari byose, igihe Yosefu yari ahari, tuzabona hehe abantu bameze nka ba Yosefu bicara bagapangira igihugu. Uzi yuko Farawo yarose inzozi babura uzirotora, hanyuma umwana witwa Yosefu ku myaka ye 30 arazi inzozi arazirotora. Farawo aramureba aravuga ati umva, impeta nyikuyemo ni bayikwambike, tuzakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu ngo tumushingiye imirimo. Afata ekonomi ya Egiputa arayitunganya imyaka 7 y'inzara. Farawo aravuga ngo ushaka guhaha ajye yegera Yosefu, kuko ekonomi yose narayimushinze kandi byagenze neza. Haleluya. Dukeneye abantu bafite iyo kingdom mindset, bamanura ubwami bw'Imana mu bintu byose. Buriya rero ni mureba muri Bibiliya, bene abo bantu ni abantu bagendana igikundiro cy'Imana, kuko Imana ivuga ngo bariya bafata gutekereza kwanjye bakakugira ukwabo. Amen. Buriya Paulo nimubona ibikorwa yagezeho, nicyo naho byavuye. Buriya abantu witegereje neza ubutware bwa Paulo, imbaraga za Paulo, reka mbabwire ibintu bibiri kuri we. Icya mbere, Paulo yafashe ubutumwa bwiza abukura ku nkengero za Isirayeli, arabuzamura arabujyana bugeze i Roma wenyine. Bamukubita amabuye, bamukubita inga, bamukubita inkoni, arara mu nyanja, ariko akavuga atoya, nubundi giye warije gupfa no kubaho, ngomba gukorera uyu mwami. Abugeze i Roma. Mu wa Filipo aravuga ngo n'abasirikare barinda Kaisari bamenye ko icyo mfungiwe ari uko mvuga Yesu. Imana ikamwishimira. Haleluya. Paulo ikindi cya kabiri yakoze kuri twebwe inyungu ikomeye cyane, 1/2 cy'isezerano rishya niwe wacyanditse. Sezerano rishya rigira ibitabo 27, 13 byanditswe na Paulo. Ikindi kimwe ibyakozwe n'intumwa kuva ku gice cya 13 kugeza kuri 28 nta wundi kivuga ni Paulo. Ushatse wabigira 12. 1/2 cy'ibitabo by'isezerano rishya ni Paulo. Umugabo none ugasubira inyuma ukavuga ngo ibanga ry'uyu mugabo ryari iriye, iringiri mwagize intego kuba igitambo, kwitanga utitangiriye na gato. Wa Filipi igice cya mbere umurongo wa 21 aravuga ngo erega kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Umuntu wageze aho ngaho ukubwira ati rega niyo mwanyica, no problem, nta kibazo mfite. Kuko aravuga ngo ariko rero niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze murunga bangabo, nifuza kugenda ngubane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyu kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Aravuga ati ibyo byose ningi bumoso bakankubita nkapfa, ndajya mu ijuru nta gihombo. Ninguma hano ndakomeza nera imbuto, ubwami bw'Imana buraguka. Rero umuntu wageze aho ngaho uvuga atyo, Satani akuraho amaboko, kabateze turamukubita ntacike intege, turamuhondagura ntabiriki, ni mu mwihorere, azapfa umunsi we wageze. Paulo icyitegererezo cyacu muri iyi ntego turimo kwiga. Yewe uyu murongo w'Abafilipi 1:21 niwe watumye nkizwa.
ubwo mu ndeba nari kabutindi w'umwirasi bantu bambwiraga ubutumwa barese ibyo bintu ni iby'abaswa umuntu uzi ubwenge ntabwo ajya muri ibyo bintu njya nkunda kubwira abantu nubona umusore ufite ibintu bitatu byaramuhuriyeho akaba umuhanga mu ishuri akabona amanota akagira umubiri uri coordinated akaba muri siporo akagaragara agakundwa n'abakobwa ujye umusabira uwo nguwo urupfu ruba rumushakira hafi jewe rero kiriya cya mbere cyari cyarambujije gukizwa cyane numva ibintu by'agakiza ari ibintu by'abantu badatekereza cyane bari abantu bakizwa iki je nari umukatolika ize mu seminari ariko nabyo hari byo bavuga baradutekeyemo ko abaporosa ari abayobe n'ibindi nk'ibyo ariko singiye kubitindamo ntabwo ndi hano kwigisha amacakubiri noneho ukicara umuntu akaza kubwira ngo ugomba gukizwa ariko mwebwe mukizwa iki ubu warakijijwe nawe horaga mbwira abarokore ngo mwarakijijwe ubu ngubu nje nkabitegereza neza nkabasesengura mbegereye hafi murakijijwe ujye mureka kutubeshya noneho bukeye buryo Imana igira uburyo bwayo hari umubyeyi muzajya mwumva bazi ubuhamya bwanjye muzajya mwumva kenshi mbivuga yari afite umukobwa twiganaga kuri university yigaga mu wa mbere je niga mu wa kabiri hanyuma tuba inshuti ariko uwo mu mama akaba mu Pentecote usenga kandi akagira urugwiro rwinshi abantu bose banyuraga ibutare bacumbikaga iwe kandi nkakunda kujyayo kubera ko nyine nuzuraga n'uwo mukobwa najya abarokore nk'abagisha impaka nk'abasebya none bukeye rimwe tujyayo nsanga y'abasaza bamwe bari bakiri batari ko hari umusaza umwe bari bavuye Kabera umusaza yari yicariye atuje ameza atyo arandeba ndakomeza mpangana nabo basore barahorande bageze ngo yewesha ngo umwuka arambwiye ngo urwo ruri muvugisha usebye iby'agakiza ngo nirwo uzavugisha ukabwiriza abwira uwo mu mama aramubwira ngo kandi nawe ngo uyu muhungu nubwo yuzura n'umukobwa wawe ngo ntabwo ari umukwe wawe ngo Imana yamuzanye hano ngo umusengere akizwe akorera Imana umumama arabifata 78 rega aratangiye arasenga 78 bifata ubusa 79 afata ubundi 80 ubusa 81 shwi 82 noneho biba bikurushaho mbo mwarimu muri university ubwirasi buriyongera bugera hejuru hanyuma 83 mbona kabahasha karaje karimo agapapuro kazinze kanditseho ngo kubera impamvu za leta ukiri umwarimu muri university twakohereje muri secondaire troncome irurindo mu cyaro ngezeyo ntangira gusoma Bibiliya nsitara kuri Yesu mba ndakijijwe umuntu wa mbere nabonye wanezerewe haleluya namanutse butari ngiye gusura uwo mu mama kuko wundi yaranzi nari umunyempaka yena namubwira nti mama narakijijwe atumva sha tinarakubwiye ngo ibintu by'agakiza ntukabikinishe ufite agakiza abafite ubugingo utagafite abafite urupfu ndabona ntabwo nyenga ntabwo ari ugushenga ubu narakijijwe nakijijwe ariko wa gatanu mbwiriza ku cyumweru abantu barakizwa n'ubu ndabwiriza ubutumwa atoya ati bimpe neza ntangiye kubimubwira uko ngenda mvuga nkabona umumama ari maracya nkabona umumama ari maracya nkabona umumama ari maracya ageze aho ngaho mbona aratimbiye aramfasha aranjuguje avuze mu ndi mara hano ndavuga ni kabaye guhera uwo munsi twabaye inshuti bimwe mu bintu byigeze kunca muri uriya mujyi wa Butare muri genocide baramwishe n'abana be ku buryo najyaga njya kujyayo nkumva hari igice cyanjye kidashaka kujyayo kubera izo mpamvu ariko kuko ari mu Rwanda tugomba kurusengera tukarubwiriza njyayo niyo trauma narayikize ariko icyo nababwiraga je mwirasi ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye
Niri jambo Paulo yanditse aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Cyo gihe nari mfite umujinya uvanze n'ubwihebe uvanze n'iki kumva umuntu wigaga muri universite nari ngiye kujya gukorera doctorat narabonye na bourse naramaze no kuzuza forms n'iki byose. Ariko nsomye amagambo numva uyu mugabo afite intego y'ubuzima, afite icyo abereho kirenze ibi biri hasi. Mbitekerezaho cyane ndavuga nti ndashaka ibi bintu kubwanjye kubaho ni Kristo. Kandi guhera uwo munsi ngewe nafashe Bibiliya ndavuga nti ngiye gusoma iki gitabo gatatu kirangiza ntasimbuka umurongo numwe, mbanze numve niba ari igitabo nshobora gushingiraho ubuzima bwanjye hasigaye isi mboni. Nihaye amezi 6 inshuro 3 nari nagisomye nakirangije, nandikira abantu b'inshuti zanjye bose ndababwira ngo guhera uno munsi kubwanjye kubaho ni Kristo. Bamwe ngo agahinda neza kakuvanye mu buzima, nawe giye mu barokore se uhora ubavuga nabi ndavuga ni byarangiye ubu nagiye. Kubwanjye kubaho ni Kristo, kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane. Iki kintu cyitwa kwitanga, hahandi wifata ukiha Yesu nkuko nawe yifasha akatwiha. Kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Kandi nuno munsi nigeze kubwira abantu ndavuga nti hari ibintu bitatu nshobora gupfira. Nshobora gupfira umuryango wanjye, bibaye ngombwa umuntu akambwira ati uyu muryango wawe turahitamo wowe cyangwa umugore wawe n'abana bawe hagira upfa, namubwira ntoya niba bikunda ko musimbura barigiye utwara. Nshobora gupfira umuryango wanjye. Kindi kintu nshobora gupfira kuko navutse ndi umugabo ni igihugu. Buriya kera twebwe twigaga amateka y'u Rwanda, abana b'abahungu babatozaga yuko igihugu gomba kubaho kubw'igihugu ukaba wanagipfira. Batubwira batabasaza namwe muze mu Rwanira igihugu. Nibwira ko Yesu ambwiye ati ngaho nawe genda nagenda. Ntimushobora kwimagina inshuro nabuzeho gato ngo nge ku rugamba muri za 90. Yesu akajya mfata akambwira ati wambwiye ko uzajya aho nakubwiye hariya sijya wakubwiye kujyayo. Urimo urakururwa n'umutima wawe gusa n'ishyaka ry'igihugu, ariko ku mahano uzagikorera mu bundi buryo. Aramfata ubundi mba naragiye. Cya gatatu Imana, ubwiza ukuri. Yewe umbwiye tantwana ibi bintu wavuze uvuga Imana uvuga Yesu turakwica, nagwira numva ngirira vuba musange. Kuko iyo umaze kwinjira muri iriya mitekerereze y'ubwami bw'Imana, abasirikare bapfira igihugu, natwe dushobora gupfira ubwami bwa databuja witwa Yesu. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumva. Paulo aravuga ati kubwanjye ko ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Nkavuga nti amen. Igice cya gatatu cy'Abafilipi aravuga ngo ibyarindamu yanjye byose sigaye narabirebye nk'igihombo, ngo ndashaka kumenya Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo hari nanjye nshushanywe nawe bisengeza ahantu nsa nawe, ibindi byose ngo nibagirwe biri inyuma ngasingira ibiri imbere. Haleluya. Iki rero kikwereka umuntu wari ufite uwo mutima ubwitange busesuye. Mu Baroma 12 akavuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana nahawe ndabinginga bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera gukwiriye. Mbese witerure wishyire ku gicaniro ubigitambo ubwira Imana ngo Mana nashyizeho igitambo manura umurira gusa. Haleluya. Ariko zuko nivyo bintu mbikunda. Hari umugabo witwaga John Wesley, Imana yaramukoresheje cyane azana ububyutse mu Bwongereza mu gihe abafaransa bari barimo kwica aba prince babo n'ibikomangoma n'abami. Revolution Française abizeye amateka murayizi. Barambuka bajya mu Bwongereza, bagezeyo basanga abongereza bari muri revival. Barabwira ati twaje kubatera umwete ngo mwica abami n'ibikomangoma. Barabwira ati twebwe turi muri revival ntitumena amaraso. Abantu benshi bavuga yuko revival yazanywe na John Wesley ariyo yakije Ubwongereza, amaraso yari kwameneka iyo badafite revival nkuko byagenze mu Faransa. Ariko icyo mbabwira si icyo ngicyo. Uyu John Wesley umuntu yaramwaje ati John Wesley tubwira ibanga ryawe kucyo aho ugenda hose umuriro ufata. Arabwira ati muzi impamvu jewe nariteruye nishyira ku gicaniro mbwira Imana ngo manura umwuka n'umuriro
noneho mere nk'igishiriraho nzajya nkandagira hose umuriro wake. Haleluya. Jo bundi naye ndimo gusenga mbwira Imana ariko mu busaza bwanjye wanyemereye nanjye nkagenda nka John Wesley kamera nk'igishiriraho ngiye umuriro ugafata. Kuko hari ikintu umva Apostle Imana iguha umugisha, iki kintu cya kingdom mindset umunsi kizafata mukabona abantu bumva ubwami bw'Imana bakajyamo, muzabona impinduka ikomeye. Tuzabona abantu Imana yishimira, tuzabona abasore bagenda bakiranuka, tuzabona abakobwa bagenda bakunda Imana bayubaha, tuzabona abagabo n'abagore bakundana bakagira ingo nzima, tuzabona abakozi bakora muri za service bakajya bamanura imbaraga z'umwuka bakazana ibisubizo, tuzabona abahanzi bavumbura ibintu bitigeze bibaho kubera ko Imana izaba yamanutse. Kwahirwa ishyanga rifite Uwiteka nk'Imana yaryo, kandi Imana ihora yiteguye, Imana ihora ishaka gusuka ububyutse ngo buzane umugisha mu bihugu, ariko twarayinaniye. Hari imvuga rero Imana abantu bazabyumva ryari, bazabyumva ryari? Hari n'igihe njya nicara nakwicura nijoro ngabwira Imana ariko Imana mbwira ikintu nakora, niba ari ukwivoma amaraso umbwire nyaguye, niba ari ko uyu muriro umanuke ufate. Uzariko kumara imyaka usengera ikintu kuva muri 86 ubu imyaka igiye kuba 40 sengera ububyutse bw'iki gihugu, sengera impinduka y'iki gihugu. Navuye mu Bwongereza, hari abanyamugisha buriya buruse yanjye yo kujya gukora doktora muri Amerika yarapfuye, haciyeho imyaka 3 ndiyo ngiye Rurinda aho bari baranyohereje. Abongereza bati turashaka abarimu bigisha icyongereza bazaze tubajyane muri stage mu Bwongereza bamare y'amezi 4 bimenyereza kuvuga icyongereza neza. Muzaba bazane tubakoreshe test tureba bashobora gushobokana yigishirize y'iwacu. Ndagenda njyayo Mwongereza dukoresha ikizamini, arangije arampamagara aramubwira ati wesha kuki wigisha muri sogonderi, ese hari ikibazo? Atoye nawe nyine nivo yawe iri hejuru, ariko byose twebwe tujyaho igihugu kitwohereje tugakora. Atoye ati wenda ndashaka kugushyira muri masters. Ati wabyemera? Nimpereza vuba ahubwo uri murankerereza. Njyayo ndagenda masters yanjye ndayihuha ndayizana. Hanyuma ngarutse ariko barambwira ngo subirira Rurinda kwigisha muri tronko. Ariko icyo gihe bwo Yesu yivangamo, ndimo gusenga nitoto ariko abantu batumva. Umuntu ufite masters yo mu Bwongereza muri 86 ajya kwigisha mu cyaro muri tronko. Bana nambwira ngo uvuge amen ugezeyo, kuko ubu noneho nijye ukoherejeyo. Tagenda njyayo, ariko icyo nendaga kubwira si cyo. Ngiye gutaha hari umukobwa twasenganaga angurira igitabo cyitwa Revival Comes to Wales, aho twari muri aka gace ku Bwongereza bw'uburengerazuba hitwa muri Wales. Higeze kuba ububyutse kandi bwaturikiye mu rubyiruko, nangira n'ikiri urubyiruko icyo gihe. Mwira Imana numva rero Mana, niba warakoranye n'uru rubyiruko amuhiya nanjye tugendane, uyu muriro tuwatse iwacu wake. Kubita amasengesho buri munsi nkasenga nkiyiriza nkakesha nkagira gute nkabwiriza nzi ko ndi bubwirize nkabona iterano ryose ryafasha umuriro, aho kugira ngo haze ububyutse haza genocide. Ndabarize Imana ibungoze n'ibiki koko, jewe nasengeraga ububyutse none uzanye ibi. Imana irambwira ngo we nakurinze komeza ugende. Ndacyayitegereje, ariko ndacyayitegereje, nabwo ndacyabutegereje. Hari n'umuhanuzi niba yarambwiye ukuri, ariko reka mbyemere mbifate nk'ukuri. Ntabwo yaranzi, ni umuzungukazi. Twahuriye ahantu mu giterane maze kwigisha, araza aranyegera arambwira ati rero nakurebye, ati umaze imyaka usengera ububyutse, ati Imana irambwiye ngo ntuzapfa utabubonye, ni Imana ishimwe. Ubwo rero ndabutegereje, kuko ububyutse Imana yatubwiye buri muri uyu murongo Apostle muri iyi myaka 5. Reka tubisengere ngo Mana muri iyi myaka 5 ubwami bwawe buze. Kuko Imana yaratubwiye ngo ububyutse buzaza muri kino gihugu
buzaba buri kingdom based, ni ububyutse bushingiye ku bwami bw'Imana. Ntabwo ari ububyutse bw'amashara buzaza bugafata mu nsengero gusa, buzafata community yose. Rero iyo ubyumvise wumva ubishaka. Mbibabwiye bitari byawe kugira ngo umenye ibyo Imana yavuze kuri icyo kintu. Ariko kugira ngo ibyo bibe bisaba ubwitange. Haleluya. Kuko ntabwo umuriro w'Imana ujya umanuka hatari igitambo ku gicaniro. Kugira ngo umuriro w'Imana umanuke agomba kuba ari w'igitambo ku gicaniro. Mwibuke mu gihe cya Eliya. Igihe cya Eliya mu bami ba mbere igice cya 18 baragiye baravuga ati mva muzana ibitambo bari abahanuzi ba Bayali n'abashera bafatanye. Igitambo cyabo bagishyire kumwe nibarangiza basenga imana zabo zimanura umuriro. Uzi impamvu yabikoze gutyo? Bayali yari imana y'inkuba n'ibicu. Akavuga ati niba Bayali ari imana y'inkuba, inkuba igimanuka igakubita ibiti bigashya, ni imanura umuriro tuyibone. Ariko imana iri budusubirisha umuriro niyo mana. Noneho baratangiye baragerageje bigeze saa 9 aravuga ati murabizisha nimureke nanjye nigeragereze. Ngo yarabanje akora ibintu bitatu. Afata amabuye asana igicaniro cy'Uwiteka. Haleluya. Arangije ashyiraho inkwi, ashyiraho n'igitambo. Ariko kugira ngo bataza kwibwira ngo yakoze maji, arababwira ati nimusukeho amazi. Barongera basukaho amazi ngo birarengera. Igitambo gitwikirwa n'amazi, ariko hariho igitambo. Amaze gushyiraho igitambo cya gatatu arasenga, aravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kandi ko yewe ndi umugaragu wawe urimo gutera abantu mwete ngo baguhindukirire. Haleluya. Ngo umuriro uramanuka ngo ukubita inkwi n'igitambo n'amabuye n'umukungugu n'amazi, abantu bose bikubita hasi ngo Uwiteka niwe Mana. Iyo habonetse igitambo ku gicaniro, umuriro w'Imana uramanuka. Niba mushaka ko tumanura umuriro w'Imana, nimuanze mujye ku gicaniro, kandi kiba ari igitambo kizima kandi cyera. Ntabwo Imana izamanura umuriro wayo ku bitambo by'ibivangavange, ntabwo izamanura umuriro wayo hejuru y'abasambanyi, ntabwo izamanura umuriro wayo hejuru y'abasinzi, ntabwo izamanura umuriro wayo hejuru y'abanyarugomo. Oya, ni igitambo cyera. Gashyiraho igitambo kavuga ngo Mana, ndiyeza ku bwawe, nawe umanura umuriro. Sarenda, kwitanga, kuba igitambo kizima, umuriro ukamanuka. Haleluya. Rwaganye ku ngingo ya 2, inkomoko yabyo. Buriye rero inkomoko y'ubwitange bwacu, Yesu yigeze kubwira abigishwa be muri Matayo 16:24, arabwira ngo umuntu nashaka kunkurikira, mu yandi magambo umuntu nashaka ko umwigishwa wanyu, nafata umusaraba nkurikira. Mu yandi magambo naze tujye gupfa. Ariko ikintu cyiza, ntabwo twebwe tujya gupfa, ahubwo dupfa muri jewe nkabaho muri Kristo. Donc hari jewe wahozeho, wari ufite ambisiyo zanjye, wari ufite gushaka kuba ukomeye, ushaka kuba umwarimu wa university w'igihangange. Imana ikavuga ngo si cyo nakuremeye, uzaba umukozi wanjye. Kandi reka mbabwire, kuba igitambo nibyo nabwiraga uwo mwana wambazaga ngo ibanga ryawe ni irihe, ngo kuba waragiye mu murimo ngo ntukorere ibifaranga ngo ujye ahantu umenyekane, ngo ndabonga ntibanga wishyira ku gicaniro. Kandi igitambo mbere kugishyira ku gicaniro barabanzaga bakagikeba, bakagikuramo n'amaraso kigapfa. Wishyira ku gicaniro ugapfa kuri wowe, ugapfa kuri ambisiyo zawe, ugapfa ku bitekerezo byawe, ugapfa ku Imana ikakubwira ngo noneho ubu ushobora kuba umukozi wanjye. Icyo gihe nababwiraga nasubiye Rurindo, Imana yarambwiye ngo subirayo nijye kukujyanye nyuma y'imyaka 5 nigisha muri Troncome, mfite masters yo mu Bwongereza. Imana yarambwira ngo stage urayirangije, va hano andi kusezera. Aranditse ndasezera njya mu murimo w'Imana gukora muri JBI. Abaza umuryango wa JBI ukora mu banyeshuri, nijye wabaye secrétaire général wabo wa mbere. Ariko ikintu gitangaje, Imana yarambwiye ngo nakuzanye hano wuzuye diplome yo mu Bwongereza, nashakaga kuyikumaramo ngo usigare nshobora kugukoresha utandatira ibipapuro ufite. Ndavuga nti haleluya.
kuko hari abantu benshi iyo amaze kubona igipapuro mfite masters je mfite ebyiri mfite na doctor ariko se umuntu ufite doctora ngo abapastori muri paroisse erega abantu bajyaga babimbwira ndi hariya mu Giporoso ariko se uratubwiza ukuri pastor wa paroisse ngo ufite doctora ese mwagira ngo ngiye ko Yesu yambwiye ngo nze kuba pastori musenyera kanyuhereza hano kandi ko narahiriye kumvira Imana izaguhera umugisha iyo wagiye aho ikohereza. Haleluya. Kuko iki nicyo kintu gikomeye cyane. Imana yarambwiye ngo nakujyanye irurindo umaraye imyaka 5 ufite masters yo mu Bwongereza kugira ngo ndebe yuko ushobora kwemera kunyumvira ibyo waba ufite byose. Kuko hari igihe twebwe icyubahiro cyacu kikubuza kuvuga Yesu. Se nabandi professor muri university abantu bakambona mvuga Yesu bagatekereza iki. Nabandi umukobwa mwiza ufite uburanga bakambona ndimo kwiruka nkari mvuga Imana nsenga bakantekerezaho iki. Hari abantu batekereza baryo. Ariko iyo washyize byose ku gicaniro Imana ikamanura umuriro. N'ibyawe irabyongera ibyo wabuze wari guhabwa n'isi ikabiguha. Ibyubahiro isi yari kuguha ikabiguha kandi kakongeraho n'ubugingo bw'iteka. Haleluya. Jewe njya ntangarira Imana ariko reka ibyo ne kubitindaho kuko buri igererezo cyacu ni Yesu. Hariya muri ariya magambo nasanze muze yigishare mu Bafilipi 2:5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ngo nubwo yari Imana ngo ntiyarebye yuko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo ahubwo hisiga ubusa. Mu Cyongereza baravuga ngo he emptied himself, biravuga ngo yari yividuye asigara mu busa. Donc icyubahiro cye ubutware bwe ubushobozi bwe ari yividura abo umuntu araza sanatwe ngo yemera gufata kamero k'umuntu. Agiye no gufata kamero k'umuntu afata kamero k'umuntu uciye bugufi. Agiye gupfa ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Ngo ariko ngo azahabwa izina risumba amazina yose. Ngo amavi yose azamupfukamira. Ngo n'indimi zose zatura ko ari umwana. Kuko inzira ijyana mu kujya hejuru ku Mana ibanza kujya hasi. Kabanza ukamanuka hanyuma ukazamuka. Haleluya. Uramanuka ukazamuka ugaca bugufi ikagushyira hejuru ukiyoroshya ikagukomeza ukikenesha ikakongerera ubukire. Buriya nicyo kintu abantu batarasobanukirwa. Nahoze nganira n'umu YouTubeist umwe tuganira ku bintu by'icyacumi. Nambwira atari ku icyacumi abantu bakimereye nabi n'abantu nuko ari abaswa. N'ubundi abaswa bajya impaka z'ibintu by'Imana. Iby'Imana yavuze ntawe bijya impaka. Turigiye mbona abantu mwibaza rwose abo bantu bigiye hehe turaje turabibona mu ngingo ya nyuma. Muri kingdom mindset ntawe ujya impaka n'icyo umwami yavuze. Ibyo umwami yavuze ubyumvira uryo kuko ibyo umwami n'ibyo umwami ntabwo ari president. Ntabwo umwami ari president. Yesu ntabwo yigeze avuga ko ari president, ntatorwa. Ni umwami. Mubishaka mutabishaka ni umwami. Ko simwe mwamwimitse. Ingoma ye yarayipfiriye yarayizukira. Haleluya. Yarayiharaniye arayipfira arayizukira bamwizera bazamwemera ko ari umwami. Bajye bavuga tumva niyo mwabyanga ni umwami kuko twe twaramwizeye no gupfa twamusanga. Haleluya. Ubwitange bwacu rero niho inkomoko iri. Twe dukurikira umwami witanze ku bwacu. Umwami umwe w'Abaroma gira ngo ni Diocletian cyangwa Domitian umwe muri abo ngabo batangirwa na da nzasubiraho mbishake neza kandi murambivuga sinzi impamvu mbyibagirwa. Yari yarafashe icyemezo aravuga ati nihaye imyaka 10 nzaba naranduye iki kintu cyitwa ubukristo. Ku ngoma y'Abaroma muri empire y'Abaroma nta nuzo uzaba kibivuga. Abantu bifata bakavuga ko hari undi umwami utari jewe. Arabatoteza. Arabica. Ashyiraho system zose zituma rwose. Hanyuma aza gutuma umwanditsi umwe witwaga Plinus uzagenda unkorera nkete undebera impamvu abantu tubatoteza ariko bakaba
batabivamo. Nashyizeho system yo kugaburira abakene kugira ngo be kubasanga, ariko barakomeza bakabasanga. Nashyizeho system yo kubatoteza kugira ngo abakire n'abandi be kubasanga, ariko barakomeza. Ugenda ushakira ibanga ryabo. Primus ariyoberanya, yihindura umurokore, ariko akagenda afite ikibari, abasirikare ntibamufate, ko bari babizi ko ari muri mission, arimo kuneka abakristo, arimo kumva ikintu kibaha izo mbaraga. Agarutse atanga raporo nziza, aravuga ati bafite ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu ntabwo bishobora gutuma bari abantu barimbuka. Ati cyambere ngo bafite umwami wabapfiriye, ngo kandi arabategereje. Niyo ubishe bapfa banezerewe. Haleluya. Cyo ricyo twita kwitanga. Icya kabiri, barakundana hagati yabo, barakundana ku buryo n'upfuye abazi neza ko abana asize bazarerwa, barakundana pe. Icya gatatu, naba bakene wavugaga, barabakunda kuko baranabitangira. Ariko ikiruta byose, nawe baragukunda. Aho nanyuze hose baragusengera, bakakuvugaho umugisha. Ntabwo uzabashobora. Yapfuye atarabarandura n'ubu Kristo buracyariho. Haleluya. Kuko dufite umwami watwitangiye, uduhamagara ngo nimuze namwe mwikorera umusaraba mu nkurikire. Iyo twitanga ku kintu icyo ari cyo cyose, uzareba iteka ryose iyo Paulo yigisha, niyo avuga ku gutanga amafaranga, muze kureba mu Korinto ba kabiri ibice 9:15, aravuga ngo ariko Imana ishimwe, twe tugomba gutanga tukitanga, ariko Imana ishimwe kubw'impano yayo itagira akagero muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko ibyo dufite byose n'ibyo turi byo byose tubifite ku bwa Yesu. Icyo nicyo gituma dushobora kwitanga, tugatanga, tugakomeza. Umwami wadukunze akatwitangira. Nibyo Paulo yavuga ati jewe ibyo nkora nkiri muri uyu mubiri, hahandi mu Galatiya ibice 2 nigeze kubabwira, ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Iyo niyo nkomoko y'ubwitange bwacu, ariko ikivamo cyose ndi bugitinde kuko ndashaka gutinda ku cyakane na ya minota bampaye irimo iricuma. Ikivamo rero nigeze kukivugaho, niyo mpamvu ntari bugitindeho. Iyo witeruye ukwishyira ku gicaniro ukabwira Imana ngo Mana, iki ni igitambo cyawe. Haleluya. Igitambo cyayo irakirinda. Hari igihe Aburahamu yigeze gusezerana n'Imana, arayibwira, iramubwira ngo uzafate inka uyicemo kabiri, n'intama uyicemo kabiri, n'ihene uyicemo kabiri, uzane n'inyoni ushyireho, nzaza turahirana indahiro y'amaraso. Ikintu Aburahamu yakoze niki Imana ikora kuri twe, ngo yahereye ku manywa arinze icyo gitambo, ngo kugira ngo ibisiga bitakigwaho. Iyi Imana uyihaye igitambo yishingira ku kirindo. Wafashe umubiri wawe ukawuha Imana, umuntu nakubwira ati rero rwose ndaje nkugira uko ushaka, uzamubwira turitonde, ushobora gukubitwa n'inkuba utazi aho iturutse. Uyu mubiri nawe uhaye Yesu ni igitambo kizima, kandi Imana ikakwishimira. Niba hari ikintu, ariko Mana umfashe babyumve, niba hari umugisha ushobora kugira mu buzima, ni ukuba umuntu Imana yishimira. Yosuwa na Kalebu babwiye abo bajyanye gutata igihugu, barabwiye ati riga mwebwe kirimo kubahangayika, ubwo Uwiteka twishimira n'abanzi bacu tuzabarya nk'ubugari. Kuko iyo Uwiteka yakwishimiye. Na Yesu yabwiye abantu arimo kwigisha muri Yohana ibice 10:17, aravuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubuzima bwanjye. Icyo kikwiriye kuko umutima w'Imana ukora. When you put yourself on the altar, iyo witeruye ukinaga ku gicaniro ukabwira Imana ngo Mana, nzaba igitambo cyawe, nzakora ibyo ushaka igihe ushakiye uko ushaka, untware untegeke mbu wawe. Imana yicara mu ijuru ikavuga ngo yes, hari ahantu nzahatangira umugisha. Buriya rero reka ndi hafi kurangiza. Buriya mu bantu b'ibigoryi mbamo ukuntu ngira ishyaka rijya bimera nk'ubugoryi. Nkiri umusore maze gukizwa,
nari mfite ishyaka ryinshi n'umunezero mwinshi. Hanyuma mbwira Imana ngo Mana, ubuzima bwanjye ndabuguhaye, ujye unjyana aho ushaka, nzakora ibyo umbwiye, nkora ibyo untegetse igihe ushakiye naho ushakiye. Imana igomba kuba yaricaye mu ijuru avuga ati uyu muntu akoze ubugoryi ntabwo abizi. Hacaho imyaka mbona akazi muri ambasade y'Abanyamerika, ngo ndi mu bwarimu i Rulindo, mbona akazi muri ambasade y'Abanyamerika. Nashoboraga imyaka yo gukorera leta nari narangije, nashoboraga kugenda. Hanyuma ntahanezerewe kose, umunezero urenze ntushobora kubyuka. Ni karabaye ngiye kurongora, ndabafite akazi muri ambasade, bazampa imodoka, bampa inzu n'umushahara mwiza, fantastic zitabaho. Ngeze Rulindo nicaye ntangiye gushima, haleluya Mana, ndagushimira kuri Imana itwitaho, ndagushimira kuri Imana imenya aho turi, ndagushimira kuri Imana imenya ibyo turimo. Numva ijwi riraje ngo ariko konde wameza amababo ugiye hariya siho nakohereje, hari indi mirimo nkubikiye. Namaze amezi 6, burya ntitukababeshye, namaze amezi 6 ndimo kubwira Imana ngo Mana, ariko washyize mu gaciro koko, shyiramo ka logique gakeya. Urabona ngiye kurongora, singira data, cyumve nawe kariya kazi nkajyemo, nanjye nawe nzajya nkukorera, nuriya mukozi twenda gushyiraho nzajya, nushaka nzajya muhemba jyenyine, kuko twari twaravuze ngo tuzishyiriraho umukozi kandi tujye tumuhemba. Imana iranyihorera. Amezi nka 6 ashize arambwira ngo ariko wibuka ibyo wambwiye, ngo uzajya aho nkubwiye, gukora ibyo nkubwiye, aho nkubwiye, igihe nkubwiriye, va muri ibyo ngibyo jya aho ngushaka. Nta mafaranga yawe nshaka, isi nibiyuze n'ibyanjye, uwo nshaka ni wowe. Mbwira abo muri ambasade nti rero sinkije, umugabo wari warandangiye ako kazi arambwira ati ugira ubwonko bukora, ariko uguze ibintu hombye, uzi icyo bivuga gukora muri ambasade y'Abanyamerika wa muswa we. Uza amafaranga, uzi na retirement, iyo retirinze ko ufite uburenganzira bwo kubona green card ukajya kuba muri Amerika. Amwana shamba reka nkubwire, ninde retiringa nzajya kuba mu ijuru wenda, ariko Yesu yambwiye ngo sinose wanshaka. Mbadagiye njya gukora akazi katagira umushahara, katagira na biro, mbese njya kuba umutangizi, hangirira kuri 0. Sinababwira n'ibindi kuko indambo y'inkuru nk'abahubwo buhamya, isaha yamfashe. Noneho aho nakoraga ndahakoze, nyuma ya genocide birongera bimera bityo. Iteka ryose wenda kugira ngo mpine inkuru, iteka ryose iyo ngiye guhindura akazi, uretse ko ntazongera kugahindura, nagiye mu kiruko kizabukuru, nabaga mfite utuzi 2 tubangikanye, kamwe kazampemba menshi nakandi kazampa amandazi. Njya kujya mu gipastori, aho wababwira akazi nari mfite, umuntu yararambye ati turabizi uhembwa make, uze turaguha akazi hanyuma uhembwe neza. Ese arambwira ati oya, ibyo twasezeranye nibyo tugenderaho. Ariko icyo mbabwira ni iki ngiki, iyo Uwiteka kwishimira, uricara ubusinge sindarara mu bitaro, mani ugahembwa make, nturware, inyatsi ntizize, abantu ukabona ibintu kwibaza, ariko Imana ibigenza gute? Igomba kubigeza n'ejo hari ibyo itubura. Kuko iyi Imana yakwishimiye ubwayo ihinduka umunezero wawe, iyi Imana yakwishimiye ihinduka umurage wawe. Kandi si ukuvuga ngo hari ubwo abantu bire mu mutima ngo urumva ngo ubaho nabi, ngo ariko oya, ntabwo ubaho nabi. Umusore umwe twakoranaga yajyaga tuvunjira amafaranga, gihe banki zari zitaratangira gukora muri 1994, aza kunzanira ruswa, ndamubwira nti sinshobora kurya ruswa, ariko nabandi barayirya. Ndamubwira nti ubwo nabandi nyine iwacu nta sogokuru witwa abandi, nta naho nkure mfite witwa abandi, ibyo ni iby'abandi nabandi, ntabwo ngiye mbamo. Atuzapfa udakize, ntumunsi napfuye uzaze kumpamba, nubona mpfuye nk'umuntu udakize, nkabura isanduka yo kumpambamo, nkabura naho bampamba, uzamenye ko ubona Yesu yanditse, ntabwo ashobora kutureka. Hari igikundiro cy'Uwiteka kikuzaho iyo wabaye igitambo cye. Haleluya. Kandi ubu buzima bw'ubwitange nicyo kimenyetso cy'abaturage bo mu bwami bw'Imana. Abo muzabona bose, bariya bose batubwira Dawidi yagiye kurwana na Goliyati, burya yari yitanze. Rega abantu bazi ko ngo Dawidi yagiye kurwana na Goliyati azi ko ari mu mutsinde. Oya, yagiye mu kwizera.
abandi bose bari bamutinya akavuga atari ku byari byose, aho kugira ngo abantu batuke Imana numva, batuke Imana nkiriho, ndagenda mfe ariko bajye bayituka narapfuye ntagihari. Aragenda, Imana iravuga ngo yes, nari nkeneye umuntu nkawe nubwo uri umwana, ariko ndakwishimiye, kubitira kiriya kigabo, kubita guri atarapfa. Icyatumye ba Daniyeli bava mu rwobo rw'intare, bamunaze mu rwobo rw'intare, Imana iravuga ngo mutinyuka mute kunaga mugabo ukundwa mu rwobo rw'intare. Intare isumba izindi ntare zose, intare yo mu muryango wa Yuda, iba yagezemo kare. Ibwira udutare duto iratubwira ati mwihangane, nubundi izi nyama ntizari kubahaza muri benshi, ejo nzabaha lunch, mu gitondo nzabaha breakfast muyirye, kuko aho zari kurya umuntu umwe zari imiryango. Ariko kuko hari intare yari yabanjemo kubw'igikundiro cya mugabo ukundwa. N'icyatumye na Yesu, reka bariwe ndangirizaho, icyatumye Yesu apfa bakamuhamba, Imana yavuga ngo oya, ntabwo nzemera ko uyu nguyu abora. Aramanuka agikuzimu. Ariko ngo Paulo yavuze ngo ndabasengera cyane ngo muyimenye, mu Befeso igice cya 1:16. Iyo ugeze ku 10 ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe abizeye, ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Yaramuretse aramanuka agera hasi hashoka, aravuga atoya, waritanze nk'ubwo ugomba kuzamuka ugahabwa izina risumba amazina yose, amavi yose akagupfukamira, indimi zose zikatura ku Mwami, kuko iyo niyo mibereho yo mu bwami bw'Imana. Ariko uyu mugoroba musoza, niba wicayemo hano ukaba wabyumvise neza, reka tubwire Yesu ngo mva Yesu, uyu munsi ndishyira ku gicaniro cyawe nk'igitambo kizima. Ibidatunganye byose ushobora kububona muri jye byanyicira igitambo. Imitekerereze mibi naba mfite, imikorere mibi naba mfite, amashyari naba mfite, ubusambanyi n'ubuhehesi n'ubugome bujya bubamo no mu Kristo barabugira. Ibi byose ubikureho, mbi igitambo kizima cyera gishimwa nawe, unkoreshe unkoreremo, ukorane nanjye. Niba wumvise umwuka w'Imana akubwira ati uyu munsi ni umunsi wawe kwishyira ku gitambo ku gicaniro nk'igitambo, bwira Imana ngo Mana, nabyumvise kandi wakira igitambo muhaye. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, wari ubizi ko bizatugora kwemera kuba ibitambo ku gicaniro cyawe, uraza urabanza uratwerekera ubi igitambo kizima, buremera baragukubita barakubamba, wumva urapfa ugera ikuzimu, ku munsi wa gatatu urazuka, uratubwira ngo namwe n'imikorera imisaraba yanyu ngo iyi nzira niyo muzacamo. Mana, twebwe nta nubwo ushaka yuko dupfa, aho twasomye umugaragu wa Paulo yavuze ngo umwe yapfiriye benshi kugira ngo natwe turiho twe kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bwongo wadupfiriye. Akira ibitambo tuguhaye, utwemerere kandi Mwami Yesu, ntubisuzugure. Umutima umenetse ni igitambo ngo udashobora gusuzugura. Turakwegereye, turakwihaye, turakwiyeguriye, umanura umuriro wawe, nurangiza udukoresha aho ushaka, udukoresha uko ushaka, udukoresha ibihe byose, ubwami bwawe buze, imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, uha umugisha aba bagaragu bawe batoranije iyi ntego. Mana, reka ubwami bwawe buze, reka imitekerereze y'ubwami yinjire muri twe, kandi tube ibitambo bizima koko. Wumve gusenga tugusenze, ukomeze wigaragaze nk'Imana, ko ni mu izina ryawe dusaba Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze.